DJ Brian bamwe na bamwe ntashaka sinzi n'amazina ya Brian buriya ngenzi kari Brian Gateka Brian yego Esther yego nuko nguko urumva rero uyu Gateka Esther yamaze kwihurira n'umuryango wa mukunze urangije umwihero uburyamo umuhero ubusinziro Gateka Brian ugiye gutangira gukorera umuziki wiwe ugiye gutangira gukorera umwuga wiwe w'ubu DJ muri Canada rwose ngo kugaruka mu Rwanda biragoranye ngo keretse ngo Gateka Brian Zeke Esther ubwiwe nabitekereza kaza ngo na ubundi ngo Brian yamaze guhura n'umuryango ngo ufite ngo amafaranga ni pusi tasimbuka ngo ku buryo rwose ngo kuza kongera kurwanira ibibanza hano kongera kuza kurwanira mu tubari n'aba ba DJ birirwa basererezanya bamubuza umutekano ngo yamaze ngo kubita muri Adobe Audition ngarangije ngo ibinda bitango muri toilette ya miliyoni 100 ngaravuga ngo reka akazi kanjye nakorere hano hantu muri Canada ngo ibyo guhangana na ba Flix ngo na ba Crush ngo na ba DJ Pretty ngo na ba DJ Fabiola ngo na ba Sonia ngo urwego rwabo nararubonye ngo nibicare biga nigumire muri Canada nikomereza wamfura ahubwo yago ntiyaba yarabaye umuhanuzi DJ Sonia ngo twapfuye yuko na breakings inkuru yuko hari umwe mu banyamakuru bakomeye bo muri iki gihugu bakundanye wagombaga kumujyana muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo byarangira ngakamushyiraho ikarita itukura ngo sindaza kuzira yuko uwo munyamakuru ngo navuze yuko yakundanye na DJ Sonia bikarangira atamujyanye hari harimo The Ben twa Niyonzima Olivier Sefu yamaze kurega ikipe ya Rayon Sport muri Ferwafa avuga yuko yamuriye asaga miliyoni zigera muri 6 za recruitment ndetse n'umushahara wa miliyoni 1 n'amafaranga 600 yego ibyo byose rero buretse gatoya ngiye rero maze gucukumbura ngewe nk'umutasi nagerageje kuganira na Niyonzima Olivier Sefu guza ibintu byambayeho bindi nagiye gushiduka mbona Doughboy yogoshe umusatsi wa muceri wanjye Skyrasha umuryango wamutumiye umuryango wa DJ Ferry barabo muri Canada nabo ubwabo bamutunga kandi bakamusapotinga ku rwego akanikorera n'ibiganiro akanakomeza agakora akajyohereza umufungo tesha akambwira ati tesha iberaho neza n'ubunini twabanyona byane ngombwa nawe bakamuzamura kuko umuryango wa DJ Ferry ufite nawe kofi ipusi tasimbuka egare yuko rwose Brian kwigendera kwiwe bitakanganye cyane kuba rwose Brian tuzoyatora undi mu DJ nka DJ Brian tuzabona ni Tapendo. Yes, beautiful people ndabasuje mbifuje kugubwa neza no kugira ibihe byiza uri mu majyepfo amajyaruguru urasirazuba n'uburengerazuba umujyi wa Kigali bwota amasimbi imwe mukunda mukanakurikira wa Bagaye TV nizere ko mumeze neza mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza mwita Sky 2 wa Bagaye ndi Zebra Switch nk'ibisanzwe hano ni kuri wa Bagaye TV reka mbwire Sky 2 ni Sky 2 mezute Men ebana mesereza cyane ndashima Imana urebye muri rusange narimbayeho bize byadanje kuri telefone hari ibintu narinde oyamba ndi kugenda scrollinga zimwe mu nkuru ziba ziri ku mihanda zigeze zitandukanye muri rwa rwego rwa hashtag yacu yewe ariyo bitarara na makuru abeze ko gahunda ari yewe hariya rero bahita muri Kigali Hospital Bridge niyo company ya mbere iri gutanga abakozi oya Kigali Hospitality Bridge niyo company ya mbere iri gutanga abakozi mu Rwanda ndetse ni nayo company yonyine iri gukura rumwe mu rubyiruko rusazanye icyo bita ama degree yabo ndetse n'amashuri without
akazi bishatse kuvuga ngo rero Kigali Hospitality Bridge niyo kampani ya mbere iherereye hano aho bita Ibatsinda, aho baje guca agasuzuguro ndetse no kwanga ikijyanye n'ubwambuzi no guhora besikoroka abantu ngo tugiye kubahesha imirimo ugasanga abo bantu nta mirimo babonye. Rero ku byemezo rero Kigali Hospitality Bridge yahawe na RDB kuri certificate yabo, babonye uburyo bipanze akazi n'uburyo bakora, baravuze ati reka bano bantu tubagirira icyizere ubundi tubahereze umwanya abari bo bantu bacimaka. Yego. Nuko bamwita Edi Property Rwanda. Edi Properties Rwanda yamaze gucimaka, sinzi niba wabonye ku mafoto ko tuvuye kuri tele, tuvuye guhiga ibibanza. Hari abantu bagiye banyandikira, hari n'abandi bantu bagiye bambwira ko bakeneye ama appartement bagiye kuza muri minsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli. Barambwira ati Sky turebere ukuntu dushakira ibibanza, nkuko ejo wamfashije nk'inshuti yanjye uravuga ati Zebra switchirega Sky ukuntu ibintu bimeze. Aba ba diaspora, aba bantu b'urubyiruko, aba bakoboyi bakora mu gacinjiro, abakora n'andi, nta kuntu bazajya bafata amafaranga usange ngo bari kuyahonga makuberi. Numara gusanga makuberi irakuri irangije irakubabaje, kandi wari kuza muri Edi Properties Rwanda ukaza tukaguha ikibanza, byabona ngombwa ukanaza tukakujyana ahantu tukagukopa ukajya ukora wishyura. Yego. Ariko ufite ikintu kikwanditseho. Ushaka kugura ikibanza muri Edi Property bakanakikubakira, ushaka kugura inzu ushaka kuba ukeneye gukora business akakwereka ahantu heza ho kuyikora bakantaguha. Aho ni muri Edi Property Rwanda. Nabonye rero nanone umuhanda byakomeje kugorana ngo Godfather wanyu ari kugenda ngagarura ukuntu ibintu byatangiye. Oya nanjye ibi bintu nabibonye ndi kumwe na Edi Properties ubwo twari twibereye aho bita mu karere ka Bugesera, twari twagiye guhiga ibibanza by'ababosi. Ariko ikintu cya mbere cyanejeje n'ukuntu ahantu hose twatemberaga hari amaduka agiye atandukanye, abantu bambwiraga ngo Sky ngo walaye ngo bya bintu ujye uvuga ngo wa muceri bita Petit Rice, ati uriya muceri wawe watugezeho nukuvuga no mu Bugesera Petit Rice iri gucimaka niwo muceri wa mbere ngo uhumura, ngo abaturage bose bo mu karere ka Bugesera ngo bari kwirira, ngo ndetse unarebye ama restaurant yose bari kwirira umuceri bita Petit Rice. N'umuceri wa Petit Rice urayisanga Imusanze kandi ng'abantu b'i Bugesera baragiye kureba Cedric bagapakiza amamodoka n'amamodoka, ngo ngo kwa Rashidi ho nukuvuga ngo Inyarugenge ngo kumanuka mu Gishucu ngo kumanuka ng'abantu bose, abantu bo mu Muhima bari kwirira Petit Rice kubera ko Rashidi yamaze kubapanga akazi. Ubwo bishatse kuvuga ngo gahunda ni Petit Rice. Yego, ubwo rero twari twicareye ngiye na Edi Properties Rwanda, twicariye ahantu twagiye muri gahunda za guhiga ibibanza mu karere ka Bugesera aho bita za Manyange ndetse ni Gahembe. Hari ibibanza twari twagiye gushakayo, ubwo twari twicaye turi kwirira rero ka Petit Rice. Nagize gutya mbambwiye uwitwa Godfather baranzamuye, abaravuze ati Sky tuzamuka. Bayo umene. Ndavuga ati ngiye kumena iki? Ati Sky ati ko tubwiye ko gahunda yawe ari rarana makuru kandi akaba ari wowe mutasi wa showbiz, ati ugiye kudutangariza iki? Ndamubwira turo Godfather ikintu ngiye nshaka kugutangariza, ndagira ngo utangariza yuko amakuru ndi gukura hirya no hino atari ivumbi, ari amakuru avuga yuko uwitwa DJ Sonia yamaze kubabarira bamwe mu banyamakuru babiri ndetse n'umuborogazi bari bakurikiranywe mu kirego. Umuborogazi ndi kuvuga umuboroga ni umunyamakuru umwe bita Kasiye Pizo n'umuborogazi bita Kazunguka Boss. Yatawe muri yombi mu minsi yashize hamwe we n'utwa Kasiye Pizo, bamukura mu karere ka Musanze baramuzana azana arakurikiranwa, ariko ndatekereza yuko witwa Kazunguka Boss yasohotse. Kazunguka Boss yasosora n'itangazo risaba imbabazi rivuga ati DJ Sonia rwose byose mbikora kubera
entertainment cyangwa showbiz nta wundi mutima mubi niba hari post nagukozeho cyangwa post nakoze kakubabaza cyangwa kubangamira ibintu bitangiye Zebra rero njewe ibintu ishusho bitanga kubabarira ni bimwe mu bintu bya mbere ni nacyo kintu nabwiye abantu batuye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bantu batagituyemo ndetse n'abandi bantu batinya kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Hari abantu batinya kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB bakumva yuko nibajya kwitaba egare gufungwa. No, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rutanga imbabazi, rurunga, rutanga ubutabera, ruranahuza, rwubaka ubushuti, runatuma wowe na mugenzi wawe muganira mukumva yuko bya bibazo mwari mufitanye mukwiriye kubikemura mutarinze mujya kwitaranga, mutarinze kuzana hano kubiri social media, bikatuma mwebwe ubwanyu muhana amahoro ya Yesu Kristo, bya bibazo bikagira ute bikarangira. Mu gihe rero mwebwe ibibazo byanyu mwananiwe kubyikemurira, iyo mugeze mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB babahereza icyo bita ubutabera, bagatanga icyo bita freedom speech hagati y'uwo mwagiranye ikibazo. We n'uwo muntu mukicara mukavuga se turasabana imbabazi cyangwa ntago tuzisabana. Umwe arakubabarira undi ntakubabarira. Ubugenzacyaha rero iyo bubunze habonekamo cya kindi bita iki imbabazi, ahubwo bakabatoza icyo bita ubutabera. Iyo ubutabera rero bwamaze kuboneka ibintu biba byamaze kugira ute kujya mu nzira nziza. Ubwo ngiye kubona mbona witwa Godfather, banamwese Godfather rwose kubizi yuko nubundi uri umutasi ujanjagura ukamenagura ariko nanone ugakumira warangiza ukanasiribanga. Arangije arambwira ngo sinsiribanga ndakumira nkanateza imbere ngahubwo wowe Skype ngo nzanira ngo kari agacano kawe ngo ume link ngo mu kwezi kumwe nkuzuriza 100,000. Niko yambwiye. Oya, iki kiganiro ndabizi Godfather aza kukireba. Godfather rahira imbere y'Imana ishobora byose. Wowe kutavuze yuko Godfather yuko channel wa Bagaye TV utagiye kuyishira ku rwego rw'100,000. Yambwiye yuko iriya silver Godfather yanyijeje yuko silver mu kwezi kumwe mugenderera muhaye link. Godfather n'utanga abasubscribers. Ngo kandi Godfather yambwiye ati ngabo banaji babwira ngo bajye bakina n'utundi tuntu ngo nibagera kuri Godfather ngo bicare batuze. Nawe wemeye se? Ndategereje ndaza kureba ariko namaze gusanga acubanangura. Yego biba bigize gutya ubwo yaranzamuye Godfather njye kimara kunzamura namubwiye ati Godfather amakuru meza mfite na ya DJ Sonia reka tumushimire ngo reka ngo njye wimbwira ngo DJ Sonia ngo nimba yarandeze ngo dupfa urukundo ngo ibyo ntabyo nyeneye. Ushatse gukundana na DJ Sonia? Ibyo nanjye rero nibyo bintu nshaka kugira ngo mbwire abanyarwanda, apana bino bintu byo kujya kuri live ugasanga abantu bari matatu ugasanga abantu bagiye kuvuga ibindi bintu bitandukanye n'iby'abandi. Ubwo njye nese mbwiye ati Godfather ibyo upfa na DJ Sonia ntago mbizi, ahubwo icyaba cyiza wamusaba imbabazi. Ngo Sonia ngo nta mbabazi namusaba, ngo imbabazi namusaba ngo nizuko ngo namwatse urukundo ngo bikanga. Ndavuga ati Godfather rero ndavuga ati ni bya bindi byiwe bya Godfather abarekura amabombe, ni bya bindi byabarekura amabombe ariko nanone nkomeza kugenda mucegeta. Abantu bari live nakomeje kumucegeta ndagenda numva ibyo avuga, numva ibitekerezo byiwe, maze kumucokoreza ubwonko ndetse no kubuvundereza byarangiye ahisama ukuri kose. Uko kuri nukuherera twagiye dutangire. Godfather ubwiwe nge Godfather yambwiye ngo Skype ukuntu ibintu byagenze n'ikibazo nagiranye n'uwitwa DJ Sonia nta kindi. Ati nge DJ Sonia ngo twapfuye yuko na breakings inkuru yuko hari umwe mu banyamakuru bakomeye bo muri iki gihugu bakundanye wagombaga kumujyana muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Rwanda Day ngo byarangira ngakamushyiraho ikarita itukura. Ngo se ndaza kuzira yuko uwo munyamakuru ngo navuze yuko yakundanye na DJ Sonia bikarangira atamujyanye muri Rwanda Day ngo nibyo bintu ndi kuzira. Ibyo se nibyo wazize umuntu? Ndangije ndamubaza se Godfather watuje ugasaba imbabazi Sonia ubundi wajyaga ku breakinga iby'umusheri wiwe bakundana wagombaga kumujyana muri Amerika ibyo ngibyo birakureba ngo ake ngasiki
ngo ubundi se ngo ibyo bintu uri kumbwira ngo ubundi iyo mvuze ngo ntabwo barakundana ngo bose si ibyamamare ngo ntibiyandaritse niba ari ku mihanda ngo nimba ari ibyo ngibyo nzira ngo nzabizira ngo ndabiburekinze ngo noneho ngo reka hite mva inkuru imuzi. Ndavuga ati kagira inkuru, ndavuga ati nyihera amakuru nza kuraza abanyarwanda batajya bajya muri ibyo bya live baba bari na bize, ahubwo nanjye ayo makuru nyatangaze noneho ngewe nyabarazeho bayararane. Abarambwira ati wa mwana we Skype ndakwikundira, ati reka nguhe ubutumwa, ati bimwe ngewe mu byo nagiye nzira kenshi na kenshi ni ugutangaza inkuru yo muri Rwanda Day y'abantu bagombaga kuzamo abandi ntibazemo, bakabakubita icyo bita red card bakabakozaho ikarita cyane. Dore ukuntu ibintu bimeze gute. Bivugwa yuko mu mwaka w'ibihumbi 2025 abantu bagombaga kujya muri Rwanda Day bidasaba visa ari aba bakurikira. Abo ni bande? Harimo The Ben ariko nawe akaba yari yitangiwe n'umukire cyangwa se umugwizatunga uwo bita Francis. Hakazamo uwo witwa Meddy wari ufite umwishingizi witwa Francis. Hakazamo uwo bita Shafi wari ufite umwishingizi bita Francis. Ariko wibuke ko bano bantu tuvuze still n'ubundi n'abanyamerika, ariko kuri liste y'abantu bagombaga kubarizwa muri Rwanda Day bari kugenda bishingirwa n'umuntu bita Francis. Uwa kane yari Masamba Intore, umubyeyi mukuru Tonto Masamba. Yari afite uwitwa Nyungura, uwo bita Daningarukiye ku mwanya wa 5 nawe yari ari kumwe na Nyungura. Ku mwanya wa 6 hakaza uwitwa Rita Kagaju wari uri kumwe wari ufite umwishingizi bita Ernesto ndamubona cyane, wari umunyamakuru mwiza cyane, umunyamakuru mwiza cyane wanahaye umwanya uwo bita Murindahabirene. Yego buriya nanjye Ernesto, nanjye buriya mbona nanjye kabisa igihe kimwe nzaba nkawe. nawe ukambuka. Oya si ukwambuka, uburyo yipanze akazi mbamana nanjye mbyipanze nakora. Mbona ari nuze ari inderugwamo yanjye. Ni rumodo wanjye. Nago twe tuzura rumodo wawe. Ernesto nawe arasakuza nka Ernesto yaramenaga kuri we Magic FM murayizi. Uribuka Magic FM ikiza, uribuka televiziyo y'u Rwanda ikiza, dutangira kubona entertainment kuri televiziyo y'u Rwanda. Uribuka ko Ernesto yivangaga, yamenaguraga kaza gakumira. Ernesto watangije entertainment, urabyibuka ko abantu hari amaze kuza ama televiziyo zitwa za Isango, izitwa za RFM ziri gutwika bavuga ati televiziyo y'u Rwanda nta showbiz ifite, bikarangira uwitwa Ernesto aje akipanga kaza gacegeta, bikarangira televiziyo y'u Rwanda ishiyobora entertainment. Buriya kuvuga ngo rega Ernesto singewe rumodo wenyine. Ernesto yabereye rumodo bamwe mu banyamakuru benshi, kubera ko buriya nemere yuko ikiganiro uyu munyamakuru Rakinzemana ari gukora versus Ernesto akimara kugenda bahise bashaka undi munyamakuru wimatatuye, babona ko umunyamakuru wimatatu yari Rakinzemana ugomba kuva kuri RFM akaza agasimbura Ernesto mu rwego rwa entertainment. Haraza harashya. Yego, urwo rero ni rwo rutonde rw'abanyamakuru batasabwaga visa muri muri Rwanda Day. Ibyo rero bigahurira na DJ Sonia. Buretse gatoye rero, dore rero ngo bari bakeneye visa rero ngo bitigeze biba. Abari bakeneye visa batazibonye. Ku mwanya wa mbere hariho Jules Sentore, ku mwanya wa kabiri hakazaho Kenisoro, ubona warakongoka. Ku mwanya wa 3 hazaho DJ Sonia aracumba. Ku mwanya wa 4 hazaho DJ Maruna, uwo nawe asigara ibishanga. Uwa 5 hazaho Kivumbi King, nawe arakindagurika mu bigogo. Nyuma yuko rero ngaba bose bakindaguritse ngo nukuvuga ngo witwa Godfather ngo wimuguke ngo yaraje ra breaking ngavuga abandi neza ngageze ngo kuri Sonia ngari matatura ngarangije ngazana n'ibyo umukunzi ngazana n'ibyarakahe naka azuraka ngazara kabuze ngo none Godfather ngo ntasha namwe se Godfather wasabye imbabazi koko
ese ubundi Gadifa ubundi wasabye imbabazi Sonia nawe akagukura mu kirego ibintu byo kuguma ko kuri gisamagwe ibyo bintu ukaba ubiretse biba biranze amaze kubyanga rero ngewe nibwo namucokoje birangira Gadifa desa mu bwino bw'icyatumye ibyo byose bigira ute icyo ngicyo maze kuvuga yari nazitanze yazitanze kuri bano babiri kandi n'aba bandi buretse n'aba bandi bakiri kuyogayoga nibicisha bugufara bababarira yago nawe yago wasabye imbabazi DJ Sony ibintu bikava mu nzira koko wasabye imbabazi ariko se ubundi bahanya amahoro ya Yesu Kristo ko n'ubundi icyo bapfa kidakwiye kuruta icyo bapfana ko bose biberaho mu buzima bwo gusangira umugati Zebra Switch urandorera bano bantu barabutse bahanya amahoro ya Yesu Kristo ibintu bitagenda neza tukabona showbiz iryoshye nagiye kubona mbona mu gitondo mbona uwitwa Niyonzima Olivier Sefu yamaze kurega ikipe ya Rayon Sport muri Ferwafa avuga yuko yamuriye asaga miliyoni zigera muri 6 za recruitment ndetse n'umushahara wa miliyoni 1 n'amafaranga 600,000 yego ibyo byose rero buretse gatoya ngewe rero maze gucukumbura ngewe nk'umutasi nagerageje kuganira na Niyonzima Olivier Sefu ugiye kwigirira mu bindi bihugu byo gukina hanze ambwira yuko kontra yiwe yarangiye yo muri Rayon Sport icyo akeneye ari amafaranga yiwe ubundi akigendera akajya mu yindi kipe Niyonzima Olivier Sefu mu kuganira kwiwe ngiye byaje no kurangira muweze se nimba waratanze ikirego muri Ferwafa wowe na Rayon Sport igisubizo ni ikihe ko nubundi Rayon Sport ku itariki 18 izaba iri mu cyo bita Rayon Day hanamaze gutumirwamo n'abahanzi bakurikira ari bo Kemosabe Bulldog hiyongereho na Kitoko bibarwaho maze iminsi ari kubica muri Sama Country Tour ibyo byose rero uwitwa Niyonzima Olivier Sefu yaje kumbwira ngo Skytu ikibazo nari mfitanye na Rayon Sport cyakemutse Rayon Sport yamaze kwemerera Ferwafa yuko uku kwezi kutagomba kurangira amafaranga yanjye itagize ute itayamaye ubwo rero Day nimara kuyakuramo ubwo Sefu azayitabwa amafaranga yiwe yigendera hanze twinjira gutya bamwita Skytu abagahe bamwita inspiration of the youth inyamaswa bahigana amakenga mwite Papa Boy Papa Skyra Papa Muceri aka ze cyangwa Mr Solution Boy mwarimu teacher haranditse gaje se wabonye Caterpillar najyanye kuri tele ndi kumwe na Edi Properties iyi Caterpillar niyo najyanye ndi kumwe na Edi Properties kuri Field ubundi kuri Field ubugomba kugenda bateretseho ikintu nk'iki ngiki gihabya anniversaire ariko nawe twari tugiye kuri Field twazengurutse Rebero tugiye Bugesera tuvi imari zabonetse ibibanza birahari muri Edi Properties Rwanda abantu batugane oya tuba twanagiye no kuri tele kwishakira ibyo bintu tukabanza no kumenya yego naguze ibintu byambayeho bindi nagiye gushiduka mbona Doughboy yogoshe umusatsi wa Muceri wanjye Skyrasha umusatsi byambabaje byambabaje arawo yane agahinda umusatsi utwara amafaranga yego umusatsi by'amafaranga aravuga ati Skyrasha we aya mafaranga benshi najya mu musatsi reka mwe ngabanye depanse nk'umugabo mu rugo nuko rero abakozi abantu mwize mwarangije kwiga ariko mukaba mufite impamyabumenyi mukaba mutari kubona akazi mugane Kigali Hospitality Bridge yego ikorera hano ibatsinda yego Skytu rero uyu munsi wa none iki muri box office muri box office nta kindi kintu ndi buvuga gitandukanye n'iby'abandi bantu bakwiriye kuvuga kubera ko ibindi nzagenda mbibatangariza gusa iyi ni imwe mu nkuru nacukumbuye nk'uko ejo nabahaye inkuru y'uwitwa Nyarwaya Innocent ya Gopondat wivugiye yuko adashaka kugaruka mu Rwanda kandi nta n'igitekerezo afite uyu nawe n'uwa kabiri aya namwe mu makuru nikururiye ahantu bita muri Canada namaze kuganira n'abantu bamwe na bamwe b'inshuti z'uwitwa DJ Brian bamwe na bamwe ntashaka sinzi n'amazina ya Brian buriya ngenzi kari Brian gateka Brian yego
Esther yego nuko nguko urumva rero uyu Gateka Esther yamaze kwihurira n'umuryango wamukunze urangije umwihera uburyamo umuhera ubusinziro Gateka Brian ugiye gutangira gukorera umuziki wiwe ugiye gutangira gukorera umwuga wiwe w'ubu DJ muri Canada rwose ngo kugaruka mu Rwanda biragoranye ngo keretse ngo Gateka Brian Zeke Esther ubwiwe nabitekereza kaza ngo nawe ubundi ngo Brian yamaze guhura n'umuryango ngo ufite ngo amafaranga ni pusi tasimbuka ngo ku buryo rwose ngo kuza kongera kurwanira ibibanza hano kongera kuza kurwanira mu tubari n'aba ba DJ birirwa basererezanya bamubuza umutekano ngo yamaze ngo kubita muri Adobe Audition ngarangije ngo ibinda bitango muri toilette ya miliyoni 100 ngaravuga ngo reka akazi kanjye nakorere hano hantu muri Canada ngo ibyo guhangana na ba Flix ngo na ba Crash ngo na ba DJ Pretty ngo na ba DJ Fabiola ngo na ba Sonia ngo urwego rwabo nararubonye ngo nibicare biga nigumire muri Canada nikomereza wamfura ahubwo yago ntiyaba yarabaye umuhanuzi Marayago arahanura yaga ibyo yavuze ntibyaba bisohoye nanjye nta makuru nikuriye muri Canada ariko ariko nanone ariko abantu bambwiye ngo bari kumwe na Brian niko kuko nakurikiranye na post za Brian mbona abantu ari kumwe nabo bafite ya masura atandukanye ndavuga runo uruhu rwose urabona yuko atari urw'aba abazungu urabona ko atari urw'aba abazungu badafite imifungo urabona ko Brian ari mu maboko meza kandi rega Brian buretse n'ibyo n'umuryango wamutumiye umuryango wa DJ Ferry barabo muri Canada nabo ubwabo bamutunga kandi bakamusapotinga ku rwego akanikorera n'ibiganiro akanakomeza gakora akajyohereza umufungo tesha akambwira ati teshiberaho neza n'ubunini twabanyona byana ngombwa nawe bakamuzamura kuko umuryango wa DJ Ferry ufite nawe kofi ipusi tasimbuka egare yuko rwose Brian kwigendera kwiwe bitakanganye cyane kuba rwose Brian ko subu tuzoyatora undi mu DJ nka DJ Brian tuzabona ni Tapendo ayiwe mama bamukubitiye muri bogisi ariko ari Tapendo kano kazi nawe gatangiye kera no muri Jean ibise haraho bihurira n'amadosiye n'ubundi agenda agarukwaho nka DJ Brian nanjye nicyo kintu naje kwibaza ndavuga se bano bantu bari kuvuga bino bintu bari kumaya makuru ubu ntabwo bari kubyegereza umutima ku rwego bari kuvuga yuko DJ Brian ashobora kuba agiye gukwamira muri Canada kubera ikibazo yarafitanye na Sony ariko nekereje nkurikije na live merutse kumva ya DJ Brian numva DJ Brian atari umwe mu bantu bashobora kugira ubwoba bwo kwanga kugaruka mu Rwanda kubera ko afitanye ibibazo na Sonia kubera ko n'undi ashobora kuza ibibazo byo bakabishira ku meza bigakemuka buriya rega nukuvuga ngo igitsina gore n'ubundi bahora mu dutiku n'udutiriganye ubwabo bashobora no kwihuza bakaganira ibibazo byabo bakabishira ku isahane bakabikemura bikarangira batarinze bajya kwiteza abantu batarinze bajya kuvuza induru ibi nibi ndumva yuko Brian kwigumira kwiwe muri Canada ashobora kuba wenda ari bimwe mu bintu yari yarateguye mu minsi yashize yari yaranateguye kuva kera usanga yari yaranabiteguye akiri n'umwana none se yiga muri primaire wenda yaravuga ati ngewe ningira amahirwe nzibira muri Canada inzozi ziwe zikaba buretse usanze inzozi ziwe zabaye impamo yaba yararose neza urakoze cyane DJ Brian rero nimba yararose neza akaba agiye kwikwamira muri Canada akikora akazi kiwe Imana nikomeze muhezagira DJ Brian icyambera cyiza rata nimba uzakwamira muri Canada oya uzanywereze laptop nanjye nziza tuzajya twaprodingiramo ibintu byirukanka ibiganiro bibagereho kare atwereze maka harya cya kindi kasuka ajya avuga ngo akoresha kirukanka bakita gute bayita gaming rata Gateka wowe nimba ugiye kwikwambira muri Canada wowe numara kubona ibiceri byinshi wowe nanjye uzahita unywereza imashini bita gaming machine nanjye ngenerekamo ikiganiro ku buryo uzasanga wabagaye ku munsi iri kwa proding ibiganiro bingaye murakoze Imana ibaho umugisha ibiganiro byacu nakagaruka ariko mbabwira yuko Olivier Johnson Entertainment imeze neza cyane soon as possible ibikorwa byacu biraza kujya hanze ariko nababwira yuko niba ukeneye akazi uri umunyeshuri warangije kwiga urenda kurangiza kwiga imbere cyane cyangwa se urashomereye gana Kigali Hospitalities Bridge yego
baguhereze akazi ariko kandi ukeneye ibibanza gana muri AD Properties Rwanda ubundi ibintu birushaho kugenda neza nababwira ngo mukomeze mukore subscribe nzishima no umunsi tuzuzuza abasabi 100 tuzatumira bamwe mu bakunzi bacu 20 baze dusangira agaceri hano muri Tintos Garden dusangira agaceri bita Appetit Rice tugahereze mucomo hano muri Tintos Garden ubundi abanze akabakorere neza hano tuba twibereye muri Tintos Garden hano ni muri Jaride y'iwacu Ndubani Gasanze ugeze ku rusengero rw'abayehova urazamuka ugahita ubona jaride nziza cyane irimo amahumbezi meza cyane niho tuzasangirira agaceri bita Appetit Rice murakoze cyane Imana bamugisha Wow.